honey wanjye, I love you so much, ngukunda nta bunebwe, mukunzi wanjye kandi nzaguhorane rogaci. N'abantu mwereka mbabwiza ukuri, izi social media nitutazitondera ziraza kudukoraho. Rebera nk'uyu n'uyu nawe ubu baramuzanye, uburaje ugiye kuba kabarore. Mama Pasiteri Asiya, mwagiye mureka gufata ibintu by'amabanga yanyu mukabishyira ku mugaragaro nk'ukuriye, kuko kuba ufite umuntu mukundana muri mu rukundo muri relationship ni ibintu bisanzwe, siko bimeze, ni ibintu bisanzwe. Iyi video nyifashe nijoro, ubu turi saa 8 I think n'ikintu. Sonko uri kubona atari njyewe udashaka kurongorwa mu by'ukuri? Uri kubona ashaka kurongorwa mu by'ukuri? Nyine uri kubona atari njyewe, urumva ntabishaka muri makeya. Aho kuzi ko gushaka kwanjye byagabanya n'ibibazo cyangwa ibibazo nyine nkubwira ibintu bijyaniranye n'ibintu by'amagambo. Wasanga utabikumbuye kurongorwa. Wasanga utabikumbuye kurongorwa. Uri kubona nabishaka koko? Yose. Wasanga utabikumbuye. Bishaka kurusha uko bitekereza. None se ubu ngubu ko mbona nta ntuza. Wenda kubona nta muntu ni uko ari ibintu biba byaje bigahurirana ibibazo byinshi cyane umuntu aba afite mu mutwe, ariko njye ntacyumva, nta kintu na kimwe mba naguhishe pe, ntacyo mba nakubwiye ikindimo cyose, ariko nyine ugashaka kunyereka ko mbeshya, kugeza narakubwiye wowe watuma umuntu akubeshya, kandi ukuri kwanjye, ukuri nakubwiye ni uko ntakubwiye ntabwo kuba guhari. Kugeza n'abambwira ati menya ntarumvisha amabwire, nese amabwire numvishije birenze ibyo wanyibwiriye ku bagore bose. Arantama, ndamuzira, ndamwanga, mukura mu nshuti zanjye, nsibana nimero ye. Tata twese we unsengere pe, none ejo ndi nasibye na nimero ya Siya. Unsengere pe, reka nkubwire Pastor, iriya video urimo uroza amaguru y'umusheri wawe ntabwo ari iyo mbi, nicyo ndi kuvuga. Iriya video uri koza amaguru y'umusheri wawe ntabwo ari iyo mbi, ahubwo ikibi ni iki? Ikibi ni ukuyifata mukayishyira hanze. Kuyishyira hanze ikarebwa n'abantu badashinzwe kuyireba. Biriya rwose byo wapi. Abantu twakubahaga, twakoraga iki, ariko namwe mureke kumwiha, namwe mufite byanyu, waza kumviriza amabanga yanyu namwe ingo zubatse. Nkanswe Mama Pasiteri Asiya we ari singo, namwe ingo zubatse, ibyanyu turabizi, ibyanyu wabikurikirana twasanga bifite imirongo mibi kuruta niya Mama Pasiteri Asiya. Ndabeshya kandi bantu muza kufata inkuru mukagira bigidi, abantu bose nabonye bapostinze everywhere, ngaho Facebook, ngaho TikTok, ngaho WhatsApp, ngaho everywhere. Kandi mwebwe reka mbabwire mwikifata ngo mwihereze umuntu mumwihe utarabikora namutera ibuye. Twumvikane please, twumvikane, sibyo? Wafata ibyanyu ntiyabona ari byiza. Akubundi reka mbabaza ikibazo,
wowe uri kujya kwandika izo nkuru, kuvuga izo nkuru kuri runaka byagenze bityo, wafata nka televiziyo nini ya rutura akayishyira hariya bakavuga ati ibintu byose your life na sheri wawe, your life n'ubuzima uri gucamo n'inzira zose wanyuzemo, wirebe wigenzure. Tugiye kuzicisha kuri big screen, umuryango wose wawe uteranye, n'abana bawe niba bafite, na mama wawe na papa wawe niba bafite, n'imiryango muri rusange yitegereze video yawe. N'uwakubwira ngo guhereza amafaranga menshi cyane, miliyoni runaka, wahitamo iki? Twasanga uri shyashya, wahitamo kwerekana ubuzima, inzira wanyuzemo. Umuntu ni mugari, umuntu ni muremure, kandi umuntu ni umuntu, attention. Si byiza kumufata kandi mukagakuririza. Kandi rwose bakozi b'Imana twemera cyane, namwe mumenye uburyo mugomba gukontorora ibintu byanyu. Turabizi ko mubikora, ariko si ngombwa ngo bize ku karubanda, si ngombwa ngo bize aha. Ntabwo ari byo. Your life is a private, personal. Keep it. N'abandi mwebwe muzana amakomenti yo gutukana, yo kugira utebere. Sinzi inkuru nakoze ejo bundi ihugura abarundi n'abanyarwanda bakoresha kuri social media. Mbona mwabigize intambara, mwatukanye, mwakoze iki? No. Jya ugerageza utange igitekerezo cyawe, n'icyifuzo cy'inkuru runaka. Hari abantu benshi nagiye mbona munsaba kuvuga kuri Gasuku, uburere n'umuco. Reka mbibike, mujye mu makomenti musome. Niba ubona igitekerezo cyawe hari ikintu cyafashe, gitange, sharing inkuru, likinga, postinga igitekerezo cy'abantu. Ndabizi benshi musoma amakomenti abantu baba bateye ku nkuru, abantu baba bakoze, sibyo? Niba ushaka gutanga ubutumwa bwawe bufasha, bwubaka, butanga umusaruro, shyiraho komenti yawe nziza yanditse neza. Gutukana si ibintu ntabwo ari umuti. Mwagiye mubona mwese abantu benshi nagiye mbibasubiza, gutukana ntabwo ari umuti, sibyo? Honey wanjye, I love you so much. Ngukunda nta bunebwe, mukunzi wanjye, kandi nzaguhora nero agaciro. Ndagukunda, numva nakubaha, nuko ntagushobora naguterura. Umve ko ngukunda aho uri hose, umve ko ari umugore ugukunda cyane.